mushyitsi mukuru perezida wacu w'u Rwanda. Byari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri Perezida Paul Kagame yagiriye mu ntara y'Amajyepfo mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2013. Abaturage b'akarere ka Nyaruguru bamugaragariza uburyo kutabona ishwagara ihendutse yo gufumbiza imyaka bituma barumbya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, dore ko ngo ubutaka bw'aka karere busharira cyane gufumbiza imborera cyangwa imvaruganda gusa bidahagije. Ishwagara dukoresha hano muri Nyaruguru yose igira ubutaka busharira. Ishwagara dukoresha tuyivana Icyangugu, iri tukayivana Musanze. Ivuye Icyangugu itugeraho ku mafaranga 150 kugeza ku 180 ku kilo. Ivuye Musanze itugeraho ku mafaranga 80 kugeza ku 100 ku kilo. Kandi iyo dukoresheje inyongera musaruro zindi ishwagara itarimo, ku ngano tugera kuri toni 1 n'ibiro 300 kuri hegitari. Ku birayi tugera kuri toni 15 kuri hegitari. Ariko iyo dushizemo ishwagara ku ngano tugera kuri toni 2 n'ibiro 600 kuri hegitari. Ku birayi tugera kuri toni 26. Uyu mwanya nifuza ko rwose mudufashije nkunganire ku ishwagara yatugeraho mu karere ka Nyaruguru. Yes. Ikibazo cy'ishwagara rwose ndagikemura kirakemuka, nikitanakemuka vuba uzashake bimbwire. Nyuma y'aho umukuru w'igihugu yemereye ishwagara abahinzi muri Nyaruguru yabagezeho binyuze muri gahunda ya nkunganire, ibiciro biragabanuka cyane kuko bishyura 50% andi leta ikayabatangira. Bisobanurwa ko ubusanzwe ikiro cy'ishwagara umuturage yishyuraga amafaranga agera ku 150, ariko ubu akabasabwa gusa 32. Ibintu byongereye umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ku buryo hari n'abahinzi baciriritse bahamya ko nko ku gihingwa cy'ibirayi umusaruro ushobora kwikuba inshuro 2 n'igice bagereranije n'uwo babonaga bafumbije imborera. Gusa mu murenge wa Ngera ishwagara ivugwaho gukererwa kugera ku bahinzi bikagira ingaruka ku musaruro. Aba nabo mu kagari ka Murama bataboneye ishwagara ku gihe, ubu bakaba bari gusabwa kuyigura ngo bayizigamire ihinga rizatangira mu kwezi kwa 9. Nk'ubu nanjye naravuga ngo nzayikoresha, igiye kuziza nyuma ndeba kujya kwitwara ngo nyibike mu nzu, kandi n'ubundi nta kintu ndi buyikoreshe, ninjiremo n'umwenda w'ideni yo kuyishyura kandi ntari buyikoreshe. Ndavuga nzayarindira uko kwa 9 nyitwarira igihe. Uhinzemo nk'ibiro 5 by'intuzo by'ibirayi ushobora gukuramo nk'agafuka ka kilo 50 wakoresheje imborera, ariko washyizemo noneho n'ishwagara wakuramo nk'ibiri 100 cyabirenga muri 2 hafa. Bishatse kuvuga ko umusaruro mutegereje kuri ubu ngubu mutarakoresheje ishwagara uzaba mukenya nyine, kubera yuko nta bufasha nyine bw'intuze bw'ifumbire bundi buzaba bwakoreshejwe nyine bugabanya ubwo busharire mu butaka. Kubishwagara itinda kugera ku bahinzi mu karere ka Nyaruguru binahombye abaturage bayicuruza. Ingaruka bingiraho nk'umucuruzi urumva yijikererewe niba narinzi ko wenda nko ku gihe cy'inga cya andi bucuruze nka toni 10 ubwijikerewe ncuruza nk'enye cyangwa 3 kubera ko abenshi baba barahinze. Mu gihembwe cy'inga rero cyashize nacurujeho toni 3 kandi bari banzaniye toni 60. Urumva nk'umucuruzi abari guhomba. Aba baturage bahamya ko badasobanurirwa igikereza ishwagara. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buvuga ko kwikubitiro yabageragaho ku gihe, bugasobanura ko yaje gukererwa kubera ikibazo cy'imihanda. Kubera ko urebye imiterere y'akarere ka Nyaruguru hari ahantu haba ni mu misozi imodoka ntizibashe kuhagera neza, ndetse no mu gihe cy'imvura ugasanga hari ubunyerere, n'ibiraro bikabanza kwangirika n'imihanda yacu idakoze neza. Ariko ingamba zikazarafashwe turabikurikirana. N'igihe abaturage badafite amakuru, ariko mu by'ukuri ishwagara turazifite. Rwiyemezamirimo uyitanga nawe twabashije kuvugana abaturage batubwiye ko icyo kibazo bakitugejejeho, turakurikirana. Rwiyemezamirimo abishyiramo imbaraga ku buryo bwose ubu ngubu ishwagara yagiye ihagera, kandi igihembwe cy'ihinga koko kigomba kurangirana urebye n'iki cyumweru. Ubu twatangiye guhinga mu bishanga ku buryo iyo shwagara nubwo yaje ntabwo twavuga ko igihembwe cy'ihinga kindi
twafashe ingamba z'uko imwe izajya mu bishanga kuko hari n'ibishanga nk'uko nabibabwiye bizatunganywa n'uwo mushinga w'abanyakoreya. Ubwo abaturage batangiraga kugabanirizwa ibiciro by'ishwagara, akarere ka Nyaruguru kemeza ko umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi muri rusange wiyongereye ku kigero kiri hagati ya 35 na 50%. Bamwe mu bo itinda kugeraho bavuga ko bafite inzara n'imirire mibi kubera kutihaza mu biribwa.